ijoro nta gihe azibayo gusabira Allah subhanahu wa ta'ala. Ku rurimi rw'azahoraho ijambo rabbi ighfirli waladayya. Iryo jambo rizahora ku mutima we cyangwa se rizahora ku rurimi rwe. Ariko igihe umwana uzamufata ukamushyira mu mashuri ukamwishyurira ukajya hariya dogiteri, ibyo ngibyo ni byiza kubyiga, ariko hatarimo takullah nta kintu na kimwe azakumarira. Ya mitungo warayishatse, ya mitungo pe azayishaka, ya mitungo yawe wamusigiye nibyo azayifata, azayigurisha. Bangahe bavanye mu Islam barimo gufata abana babo bakabaha imitungo bakayibaraga, ariko ya mitungo yabo bakazayikoresha no barimo kubangikanya Allah, bakazayikoresha barimo gutambikira ku mategeko ya Allah. We mubyeyi wari umeze neza, umwana wawe wamwigishije neza, waripfiriye, wagakwiye kuba uri gusabirwa wenda n'abana bawe wasize hano ku isi. Harimo n'ibyo bita sadaqatul jariya, hari ibyo upfa hari ku isi hari gukomeza bikuvuganira. Sadaqatul jariya ushobora kwisiga wenda wubatse umusigiti, ushobora gusiga umwana mwiza akazagusabira kuri Allah, ariko iyo wamwigishije ubumenyi bw'isi n'iby'isi yarayibonye rwose, arayamaze wamusigiye, yaragurishije masikini asigaye apondamo amata bakinywera. Wowe mubyeyi uricaye aha ngaha ngo urimo gufata umwana wawe urimo kumusangiza ubumenyi hano kuri ino si, uri kumwigisha isi. Iyi si wallahi urimo kumwigisha hari igihe azaba impamvu yo kugira ngo ayikwikoreze isi, kwikorere wowe. Bavandimwe Islam, niyo mpamvu uyu munsi iyo turimo gushishikariza gukora ibyiza tukabashishikariza kuva mu bibi, namwe mu bwanyu mufite inshingano zo kutuvana mu bibi mukanatuzana muri ibi byiza. Nta muyisilamu n'umwe kereka utazi la ilaha illallah muhammadur rasulullah udafite inshingano zo gukora da'wa. Nta muyisilamu n'umwe wamenye la ilaha illallah muhammadur rasulullah udafite inshingano zo gukora da'wa. Igihe cyose uzumva kuri umuyisilamu utinya Allah, niyo waba uzi alif, twatanze ingero zigiye zitandukanye, niyo waba uzi alif ba ta, ibyo ngibyo wamenye, hari utabizi genda ubimwigishe, kandi Allah nawe aguha ibihembo. Ntabwo ajya avuga ngo kuko utazi ibintu byinshi ngo kuko utari umushehe ngo yego nta kintu Imana ibwabo. Islam yacu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yawmiddin. Amma ba'd. Ikuzo ishimwe n'abandi bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha n'ibisakari kwasozerejwe n'abahanuzi ari Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we nabiwe n'abasangira ngendo bedetse n'abandi bazakomeza kurikira iyo nzira kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko twazaturi muri abo ngabo, Allahumma amin. Abayisilamukazi, uyu munsi duteraniye aha ngaha turi imbaga y'abantu nk'amafashe iri jambo kugira ngo wenda ngire icyo twaganiraho gakeya. Si uko wenda hari ububasha mfite kurenza ubwanyu, kandi nta n'imbaraga mfite cyangwa se ubumenyi mfite wenda kurenza abari aha ngaha bose, uretse ko Allah subhanahu wa ta'ala adushoboza muri buri nzira zose ashaka, hanyuma umwe muri twebwe akaba yahagarara imbere yanyu, hanyuma akagira wenda amwe mu magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala yatangaza, kandi ayo magambo akaba yagirira umumaro isi cyangwa se n'imbaga. Allah subhanahu wa ta'ala ngo uzicisha bugufi imbere y'abavandimwe be ndetse n'imbere y'abantu b'imbaga basanzwe batandukanye, igihe cyose azicisha bugufi imbere y'abo bantu, icyo gihe Allah subhanahu wa ta'ala nawe azamuha gushikama no gukomera kuri ino dini, kandi Allah azaduhe mu bicisha bugufi. Allah subhanahu wa ta'ala agarutse mu kwicisha bugufi agira ati mujye mwicisha bugufi mwihanganirane kandi mugirane inama zubaka, kugeza aho Allah subhanahu wa ta'ala yavuze umugabo bita Luqman yamuvuze muri Qur'ani mu mirongo mitagatifu muri suratu Luqman ndetse na suratu Tauba, agaragaza ko uyu mugabo yari umugabo wicisha bugufi cyane kandi ari umugabo w'intangarugero, ndetse akanasaba ko abantu bagendera ku bikorwa byiza nk'iby'uyu mugabo Luqman, aho Luqman ajyaga yicisha bugufi agaragara ajya gutabaruka Allah subhanahu wa ta'ala. Luqman uyu mugabo yari yarahaye ubugenge cyane,
Allah yaramubwiye ati bwira urubyaro rwawe ubahamagare ubagire inama zimwe nziza zubaka, ndetse izo nama zizabagirira umumaro hano kuri ino si. Rero nawe mugabo, nawe mugore ufite abana, uyu munsi ushobora kuba wabagira inama, kandi izo nama zikazabeshaho hano kuri ino si. Iyi si yuzuye ibibi, iyi si yuzuye urwango, ishyari ndetse n'agahinda kenshi, ariko igihe umwana wawe uzamuraga umurage mwiza, umurage wo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, nta kindi azaba asigaje kuri ino si uretse akazaba agusabira imigisha kandi akagusomera n'iduwa nziza. Rero uyu mugabo Luqman mu gutabaruka kwe yahamagaye abana be, hanyuma arababaza ati ya bunayya, ese igihe bana banjye, igihe nzaba ntakiri kuri ino si, ninde muzakomeza kugaragira? Abana badashidikanyije baravuze ati tuzagaragira Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma Luqman aravuga ati yemwe bana banjye, rero ndagira ngo bahe umurage, kandi uyu murage ukazababeshaho hano kuri ino si, ndetse bikazanabatabara ku munsi w'imperuka. Luqman yagerageje kubwira abana barababwira ati muramenye ntimuzagende kuri ino si mwirata nk'abiyemezi, babandi barebera abantu ku rutugu. Ibyo ngibyo muzabyinde, kandi ntimuzigere mushidikanya cyangwa se mushidikanya ku buhambare bwa Allah, ntimuzigere mushidikanya ku buhambare bwa Allah ngo mumubangikanye n'ibyo ari byo byose, ngo muzagire gute? Muzatinye Allah subhanahu wa ta'ala, kandi muramenye ntimuzigere mugenda kuri ino si mwirata mwiyemera, ndetse murabibone, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala yanga buri mwibone wese wibona agenda asuzugura bagenzi be. Ibi ngibi rero turabikura hehe bavana Abasilamu? Muri ino minsi umuntu asigaye yikanga ku bushobozi bukeya, cyangwa akaba afite inshuti, cyangwa se akaba yizewe na muri sosiyete abantu bamwubaha bakanamwemera, akabikandagiza abantu kugeza ku rwego rw'uko ashobora no kujya hari imbere y'abantu akirata ibyubahiro, akirata ko ari umuntu ukomeye cyane. Ariko ibi ngibi Allah subhanahu wa ta'ala ati nimubibona nabyo muzamenye ko biri mu bimenyetso by'imperuka, aho umuntu azaba aza akakwereka yuko ari umuntu uhambaye cyane. Ariko se Allah subhanahu wa ta'ala akaduhingira ati se nimwabonye ababanjirije abo ngabo nimwigeze mubona babanjirije Firaun, Harun ndetse n'abandi benshi cyane. Allah subhanahu wa ta'ala umuntu yahaye icyubahiro aba yakimuhaye, nta wakimwambura, kabone nubwo isi yose yakwiteranya, kabone nubwo isi yose yakwiteranya. Uyu munsi umuntu arabyiruka, uyu munsi umuntu araza muri sosiyete, hanyuma akaza akandagiza abantu icyubahiro cye, cyangwa se amafaranga afite, cyangwa se uburanga afite. Ibyo ngibyo Allah ati birashira, kandi ugasigara uri wa wundi usuzuguritse. Allah subhanahu wa ta'ala ati mwese murasuzuguritse, muremetse mu mazi asuzuguritse cyane. Ibi ngibi rero ku muntu ufite ubwenge ngo niwe umenya aya magambo. Iyo Allah subhanahu wa ta'ala ari kuyatangaza, ayatangariza intumwa ye, ngo abangaba babyumva bakanabimenya, nibo bonyine bafite ubwenge, babandi bumva amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala bagatera umugongo. Abo ngabo Allah subhanahu wa ta'ala yabagaragaje yuko nta bumenyi bafite, kandi ikindi kabone nubwo bafite ubumenyi ariko udashyira mu bikorwa ibyo wamenye, Allah subhanahu wa ta'ala nawe ujya mu njiji. Uyu munsi hari abantu bafite impamvu nyinshi cyane bagaragaza bakoresheje Qur'an, bagafata Qur'an bakayivuga uko itagize gute, itavuzwe, ndetse bamwe bakajya hariya hahandi bumva ko ushatse no kubajajinga, kubera ko bari kuvuga izina ry'Imana mu kuri kutari ukwaryo, hanyuma wabajajinga. Hakaba hari abantu bifashe amatsinda ati twebwe nitwe tugomba kuvugira intumwa, cyangwa tukavugira Imana n'intumwa yayo, uretse ko ngo nta wundi ufitiye ubushobozi. Allah subhanahu wa ta'ala twese yatwise abantu badafite ubumenyi, uretse ko turabiga. Allah subhanahu wa ta'ala yatugize abantu bagomba guhora twiga. Musa alayhi salam yigeze kwikomanga mu gatuza aravuga ati njyewe mfite ubumenyi, sinzi niba hari umuntu hano muri ino si turimo undusha ubumenyi. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo abwereke yuko nawe akiri umunyeshuri, yaramubwiye ati fata urugendo ujye kwiga. Iyo ni khiso ndende nawe kwegaruka ngo tuyisoze, ariko bigaragara ko uyu Musa yaragiye ahura n'umusaza wa wundi ku buryo ubona utanamukura ubumenyi, ariko Allah subhanahu wa ta'ala yamubwiye ko ari we mwarimu we. Uyu munsi rero hari abantu bafashe idini bayigira nk'agatsiko kayo, cyangwa se bifata naho iyi dini ari iyabo, hanyuma bagaragaza yuko bo aribo bagomba kuvugira iyo dini, kandi igihe batavugira iyo dini iri mu
Majah. Allah subhanahu wa ta'ala ati wamenya alif ukayigisha umuntu, iyo ngiyo ni imani nziza kandi Allah azabiguhembera. Washyiraho lam, iyo lam nayo imani ikabiguhembera kandi wanashyiraho mim ukabona ibihembo byayo. Izo ni inyuguti eshatu ntanze ingero zifite ibihembo 30. Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati zishobora kurenga n'izo nshuro 30 twavuze, uretse yuko igihe uzabikora umugambi mwiza uwo uzazigisha nawe akagenda akazigisha abandi bya bihembo wundi yabonye n'ibyo nawe wabonye mwigisha n'ibyo wazabyigisha, ibyo bihembo byose Allah subhanahu wa ta'ala azabikusanya kandi abiguhereze, kandi Allah nuwibuka cyane. Hari abantu mu minsi rwose usanga masha Allah barakora amasengesho, alhamdulillah barigisha inyigisho nziza, alhamdulillah baratanga, ariko wasanga ibikorwa byabo ugasanga ni bya bikorwa bizirije na Allah subhanahu wa ta'ala. Abana Islam ntabwo ibyo turi kubivuga, ntabwo tuba turi kubivugira ahantu hihishe, turi kubivugira kwa rubanda mwese murabibona. Buri wese narangaranye amaso cyangwa se araranganya amaso arebe kuri mugenzi we, urebe ibikorwa waba umuziho. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala no mazina ye harimo asitir. Allah subhanahu wa ta'ala aradusitira kugeza kuri rwa rwego rw'uko uyu munsi umuntu ashobora gukora ikintu akakora ikintu gihabanye n'amategeko ya Allah akamuhishira nta kigaragaza, ariko kubera ko we yamajije kurangira umutima we, akaba yaramajije kujya mu byo ashaka, akaba yaraganjijwe n'amarangamutima ye, hanyuma akajya hariya kwa rubanda akavuga ati ni mugabo kwako ngewe ndongora abagore banaba, ngewe mfite abakobwa ndongora banaba, kugira ngo abantu bakwemere yuko uri umuntu w'umugabo. Wallahi utangiye kwirata ibintu bya shaytani kugira ngo Allah urakaze Allah subhanahu wa ta'ala, ariko Allah agakomeza akakureka kugeza ku rwego rw'uko ushobora kugenda ukigamba abagore b'abandi, usambanye ukanabatera amaduka nagira gute, ukumva ko ari icyubahiro urimo gushaka mu bantu, ariko imivumo ya Allah subhanahu wa ta'ala ikuriho kuva hano kuri nose kugeza ku munsi w'imperuka. Iyo turi kubivuga hari bamwe bavuga ati namwe nuko yego, ariko Allah subhanahu wa ta'ala nta kindi yadushyiriye hano kuri nose uretse ko twe nta bushobozi dufite bwo gufata umuntu ngo tumuvanye mu bibi cyangwa tumuvanye mu byiza, uretse ko Allah subhanahu wa ta'ala fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir illa man tawalla wa kaffara fayu'adhibuhu Allah al'adhab al-akbar. Twebwe dushinzwe kwibutsa kandi muzatwibutsa nawe tuzamwumvira, kandi nacyagiye yibukije umuntu Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati igihe yibukije umuntu akanga kumva ibyo wamwibukije, Allah subhanahu wa ta'ala ati fayu'adhibuhu Allah al'adhab al-akbar, ati uzamwibutse ko ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala birahambaye. Hari abikomanga mu gatuza twebwe ati ndi ngijya mutubwira ati n'abandi barabikora, yego barabikora, ariko ntago wowe uzi ingaruka zabyo. Allah subhanahu wa ta'ala yazivuga mu matangazo muri Qur'ani, hano muri hadithi, ibintu byose biri ku murongo. Iki gitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala kiraziriwe kuri buri kantu kose, ku buryo ushaka ukuri muri gitabo wagiye wagusangamo, waba ari gushaka indwara, imiti y'indwara runaka, yaba ari gushaka ubumenyi runaka, biri muri Qur'ani, uretse ko hari abayicuritse bakayifata nk'uko itari. Ibi ngibi rero iyo tubivuga, hari abavuga ati ibi ngibi uri kubivuga wowe ufite ubumenyi. Yes, ngewe iyo nshaka ikintu nkumva nshakira ukuri, ndabaza umumenyi undusha, kandi nkabaza umumenyi ndusha rero Qur'an nta kintu na kimwe igeze yibagirwa ngo isubize inyuma, uretse icyo itashatse kuvugaho, ariko nacyo kikaba gisobanutse mu yandi magambo. Naam, niko kuri. Rero uyu munsi abantu bamajije kwishyira muri maasi nyinshi, barimo kwitwaza ngo nabariya. Allah subhanahu wa ta'ala hari ibintu byinshi agenda turindamo, ariko wowe wenyine Imana wagize Imana irakurinze, wowe urimo kwita hanze, uri kwishyira hanze. Hari n'abantu bakanya babashije hano babayeho wagira ngo ni abanyamakuru n'abapererezi bapererezanya, bagenda hariya kana kakoze ibi yabikoze, ariko wowe wenyine ugomba kumwishirira, kuko Allah subhanahu wa ta'ala nawe aguhishira byinshi. Kwa turi kuvuga ku byiza byo kwigisha umuntu Qur'ani, kabone n'ubwo wabuze alif. Uyu munsi nawe wemerewe kujya alhamdulillah, amasocial media bamwe bayakoresha neza, bari kuza bakagaragaza ukuri kuri Qur'ani, bakavugisha ukuri kuri Qur'ani, bagaza bagafungura imbuga zabo bagashyiraho ibiganiro bya Qur'ani. Ibi ngibi iyo bari kubikora nta kindi bari gushaka uretse bari gushaka akhira nziza. Twashimira benshi cyane
ariko hari n'abaza gukoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo bishakire audience, kugira ngo bishakire abantu babakurikire, hanyuma bagatangira bagashaka ibintu bahimbira Qur'ani itigeze inavugaho habe namba, itigeze inavugaho habe namba, itazigera inavugaho habe namba. Ho Qur'ani ni ikintu ntabwo nabona ukuntu tukigereranya. Qur'ani ntabwo wayigereranya, ni igitabo kimwe rukumbi, ni igitabo kimwe rukumbi cyaremwe rimwe, kibaho, kizakomeza kubaho keretse igihe Imana izavuga ngo isi irarangiye, amategeko areba abantu yarari muri Qur'ani none abantu bamashije kurangira, ubwo ngubwo nibwo kizafungwa. Ariko nanone mu gihe kitarafungwa harimo amategeko atuyobora twese, kandi ayo ngayo uzayumva akanayumviriza, hanyuma agashyira mu bikorwa. Uwo nguwo azajya kwa Allah subhanahu wa ta'ala yemye, kandi azicara mu gicucu cy'intebe ya arshi. Ibi ngibi rero iyo turi kubivuga, buri muntu wese wumva ko uyu munsi arimo kumva ko ari kuganzwe n'amarangamutima ye, ashatse yavuga ati uyu munsi reka bihagarare, reka ndekere aho ngaho, wenda hari Allah yazagirimo, kuko Allah subhanahu wa ta'ala ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Ibyo ngibyo hari abantu babyumva bakabyitwaza ngo Allah subhanahu wa ta'ala ubwo ari Ar-Rahman Ar-Rahim, uyu azatugirira impuhwe n'ubundi ngo yaturize neza ko tuzakora amakosa, ngo turema ibizi neza yuko ngo nyine ngo turi abanyantege nkeya, ngo niyo mpamvu izageraho igashyiramo ibiyaga, igashyiramo ngo ikatugirira impuhwe. Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje ko ari Ar-Rahim, avuga ko ari Ar-Rahman, ariko Allah subhanahu wa ta'ala shadid al-iqab, binyiri bihano bihambaye. Allah subhanahu wa ta'ala umuntu yagize umuntu yahaniye, umuntu yashyize hari akamuha abantu gato cyane, ngo warandagara bavana mu Islam. Allah subhanahu wa ta'ala nimubona hari abantu bari babayeho bafite ibyo kurya mu modoka, bafite ibipango, bafite icyo uyu munsi bari ku mihanda, barimo gusabiriza, barimo gutesha umutwe bita abasazi, bagira gute? Bari abatunzi imbere yacu. Uyu munsi imitungo nta kintu imaze abayisilamu, imitungo nta kintu imaze. Igihe cyose uzumva ko ufite umutungo ariko utarimo amahoro ya Allah subhanahu wa ta'ala, ntacyo umutungo kumariye. Genda hariya uvunjemo ibyiza, fata imitungo yawe wahuguje, fata imitungo yawe wambuye abantu, ugende ubabwira ati mumbabarire, dore narakoze amakosa. Ugende ifate ukora umutambagiro mutagatifu, Allah subhanahu wa ta'ala uzavayo buri kantu kose yarakubabariye, kandi uzaza umeze nk'akana gatoya cyane kakivuka ku ruhinja kakiva mu nda ya mama wawe. Uwo munsi uzatangire guharanira gukora ibyiza, kubera ko hari igihe waba usigashagaye gato cyane kugira ngo iyo minsi yose waba warakoze ibibi byose uba warayisibye, iyo myiza yaza wenda ugasanga niyo urokoyemo roho yawe. Allah subhanahu wa ta'ala atworohereze, adushyire muri abo ngabo beza. Allah subhanahu wa ta'ala yatugira inama nyinshi cyane, agenda aduha ingero zifatika. Uyu munsi umubyeyi arimo gufata umwana we akamwishyurira amashuri, akamwishyurira amadoktora n'ibindi byinshi cyane arimo kumwigisha. Ibaze ku mubyeyi ufata umwana akamujyana hariya akamwigisha kubaga ijisho rimwe, cyangwa se akamwigisha kubaga ugutwi, cyangwa se kumwigisha wenda kubaga indwara zo mu nda. Ibyo akaba ari byo isomo rimwe ryonyine, ariko wallahi Qur'ani ushobora kuyisoma ukavanamo ubumenyi buzakurokora hari kuri ino si ndetse no ku munsi w'imperuka. Ndarahiye wallahi tallahi thumma billah, nta muntu uzasoma Qur'ani agashyira mu bikorwa ibyo Qur'ani mutegeka ngo azabe hano kuri ino si asuzuguritse, kereka Allah subhanahu wa ta'ala igihe yashatse kutugerageza. Kandi nabwo ibigeragezo Allah ati uwo nifuriza ibyiza ndamugerageza, agatanga n'inkuru nziza ati wa bashiruhum wasabaru, mbahaye inkuru nziza abo ngabo, inkuru nziza abo ngabo bihangana. Aba bihangana ni bande? Ni babandi bazasigana imitungo y'abagenzi babo, habandi bazasigana imitungo y'abana babo, babandi bazasigana imitungo y'imfubyi. Uko kuri bakakuvanamo bakaguha bo kugenewe. Wa fis samai wal ardi innahu lahaqqu mithlama annakum tantakun. Ibi ngibi iyo ufashe ibiri mu mutungo wa biri byawe ukabanyira, uko ni ukuri kw'abandi, ukuvanyemo uguhaye ba nyirawo. Innahu mithlama annakum tantakun. Rero niyo mpamvu mubwira ngo uyu munsi hari urwego uriho, hari urwego ejo uzaba uriho.
birashoboka ko uyu munsi waba uri mubi, birashoboka ko uyu munsi ushobora kuba uri ikivume, ariko ejo ushobora kuba uri umuntu mwiza kandi wowe wenyine ukabigiramo uruhare. Ntihazagire umuntu ugucira urubanza. Uyu munsi abantu tubayeho gucirana imanza, turimo gucirana imanza kugera n'aho turimo kurebya abandi ibyacu kubikora byaraturaniye kwa Islam. Hari bamwe mu bantu numvise muri ino minsi ngo twebwe urebye ngo abantu ngo ni byinshi biri kugenda bivugwa, ariko Allah uwo yahaye urumuri, uwo yahaye nuran, ngo ntago waruziriya muri we abadan, keretse igihe Allah subhanahu wa ta'ala we wenyine agishatse wenda kuba wenda muweze. Uwo nguwo uzashaka kuba umuhoza Allah nawe azamusanga, kandi Allah yahaye muweze akamuha neema ze, ntago wazimwambura akabona n'ubwo yakwifashisha ibikomeye bigana gute. Uko ni kumwemera Imana yakwiye kubaho, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Igihe ibiganza bya Allah bikikuriho, igihe ukirambuweho n'ibiganza bya Allah, wallahi ndarahira ku Mana ko igihe cyose wowe Allah akigufite mu biganza, umenye yuko ubayeho neza, umeze neza, ntihazagira uguca intege, ntihazagira ukubwira ngo bimeze gutya, ahubwo wowe komeza uhatane ubuzima uko tububayeho nuko nguko, ubuzima uko tugomba kubaho nuko nguko. Ibi byiza biraza, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibi byaza, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibyo ni kumwemera Imana yawe ukwiye kubaho. Wagera ku ntego zawe, alhamdulillahi rabbil alamin. Wajya gusaba Allah subhanahu wa ta'ala, subhanaka Allahumma. Uko ni kumwemera Imana yawe ukwiye kubaho. Ariko uyu munsi umuntu arahura n'impanuka hariya kwa Karangara, umuntu arahura n'impanuka hariya kwa ugasanga aratangiye ati urugero, reka mbaho urugero rutoya wenda ku muntu wenda izina rye niyumva wenda ntazi kuyobora ingendo ntibona ashatse kuvuga, wenda urugero Hamza afite umwana agiye guhaha hariya ku isoko, aragiye imodoka iramukubise, baramuhamagaye ati Hamza uri hehe? Ati ndi ku musigiti ndi gusari. Ati ureka twakuvugisha gakeya. Ati umwana we baramugonze. Ati ninde umugonze? Ninde ukoze ibyo ngibyo? Urumva baramugonze umwana we, kandi uyu nguyu bahamagaye ni Hamza, umwana we baramugonze, ari ku musigiti arimo gusari, arimo gusaba ngo alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo magambo arimo kugenda yasubiramo, ari kumva ubusobanuro bwayo, ariko yumvishije umwana baramugonze, ahita atangira ngo ninde umugonze, ngo amugonze areba hehe. Mwemera Imana nyawe, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala kabone nubwo waza uhetse iki ngo ushaka kwicira muntu upfuye, ntabwo wabishobora, kubera ko apfuye akitwa n'imodoka. Ibyo ngibyo niko Allah yarabipanze. None niba apfuye, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atamugonza areba ati ibyo ngibyo reka tiniyizire, niko ngenda ugateza impagarara umwana yapfuye, ugasanga noneho ugiye kongera n'ibindi. Hamwe Allah subhanahu wa ta'ala akeneye abagaragu be, hahandi akeneye abagaragu be, hahandi wowe wapfuye ukeneye umuntu ugusabira, umuntu ahubwo turi mu matiku. Yarapfuye noneho reka tujye kugabana imitungo, yarapfuye noneho reka tujye kugabana yaba modoka, arapfuye noneho wallahi ukageza naho hahandi mugenda mukarwanira ku murambo. Allah azabiturinde. Uyu munsi ababyeyi b'abana basize imitungo, wallahi mubwira ati umubyeyi mwiza uzaraga umwana we azamurage icyo bita itakullah, azamurage gutinya Allah. Umubyeyi uzaraga umwana we gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, nawe Allah azamugorora ikintu gikomeye cyane. Uwo mwana azamusomera dua ari kuri nasi, uwo mwana azamukorera arakebigira mu gati, ya Allah orohereza umubyeyi wanjye. Umwana uzategura ukamubwira itakullah, azagusabira kuri Allah amanywa ijoro, nta gihe aziba yo gusabira Allah subhanahu wa ta'ala. Ku rurimi rw'azahoraho ijambo rabbi ighfirli waladayya. Iryo jambo rizahora ku mutima we cyangwa se rizahora ku rurimi rwe.
ariko igihe umwana uzamufata ukamushyira amashuri ukamwishyurira ukajya hariya dogiteri, ibyo ngibyo ni byiza kubyiga ariko hatarimo takullah, nta kintu na kimwe azakumarira. Ya mitungo warayishatse, ya mitungo pe azayishaka, ya mitungo yawe wamusigiye nibyo azayifata azayigurisha. Bangahe bavanye mu Islam barimo gufata abana babo bakabaha imitungo bakayibaraga, ariko ya mitungo yabo bakazayikoresha no barimo kubangikanya Allah, bakazayikoresha barimo gutandukira ku mategeko ya Allah. Wowe mubyeyi wari umeze neza, umwana wawe wamwigishije neza, waripfiriye, wagakwiye kuba uri gusabirwa wenda n'abana bawe wasize hano ku isi. Harimo n'ibyo bita sadaqatul jariya, hari ibyo upfa hari ku isi hariwe kuza bikuvuganira. Sadaqatul jariya ushobora kwisiga wenda wubatse umusigiti, ushobora gusiga umwana mwiza akazagusabira kuri Allah, ariko iyo wamwigishije ubumenyi bw'isi n'iby'isi yarayibonye rwose, arayamaze wamusigiye, yaragurishije masikini asigaye apondamo amata bakinywera. Wowe mubyeyi uricaye aha ngaha ngo urimo gufata umwana wawe urimo kumusangiza ubumenyi hano kuri ino si, uri kumwigisha isi. Iyi si wallahi urimo kumwigisha hari igihe azaba impamvu yo kugira ngo ayikwikoreze isi, kwikorere wowe. Bavandimwe Islam, niyo mpamvu uyu munsi iyo turimo gushishikariza gukora ibyiza tukabashishikariza kuva mu bibi, namwe mu bwanyu mufite inshingano zo kutuvana mu bibi mukanatuzana muri ibi byiza. Nta muyisilamu n'umwe kereka utazi la ilaha illallah muhammad rasulullah udafite inshingano zo gukora da'wa. Nta muyisilamu n'umwe wamenye la ilaha illallah muhammad rasulullah udafite inshingano zo gukora da'wa. Igihe cyose uzumva kuri umuyisilamu utinya Allah, niyo waba uzi alif, twatanze ingero zigiye zitandukanye, niyo waba uzi alif ba ta, ibyo ngibyo wamenye, hari utabizi genda ubimwigishe, kandi Allah nawe aguha ibihembo. Ntabwo ajya avuga ngo kuko utazi ibintu byinshi, ngo kuko utari umushehe ngo nta kintu Imana ibwabo. Imana iraguhemba nk'ubushobozi bukeya wizemo, Imana iraguhemba. Twagiriwe amahirwe kwiga idini ya Islam ni ubuntu, gutanga ubumenyi bwa Islam ni ubuntu. Uyu munsi noneho binageza alhamdulillah umuntu ugasiganishwa kugira ngo ajye kwiga amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukaba tunafite impungenge yuko hari abantu barimo kuza bakiga idini ya Allah kugira ngo bayishyire hasi, ariko Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ko idini azayirinda kugeza ku munsi w'imperuka. Nimurebe bavandimwe Islam, hari amasomo menshi tugiye dufata. Ese hari idini n'imwe hano iri ku isi uretse Islam yitandukaniye ku yandi madini yose? Andi madini yose yabuse cyangwa bahuriye ko Yesu ni Imana, Yesu ni umwana w'Imana, Yesu ni iki. Abasilamu twenyine twemera ko Imana ari imwe, tukanemera n'intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi, tukanemera n'abahanuzi n'intumwa zose zabaye, bose tukabemera, tukanitwara nkabo. Iyo niyo Islamu, niyo twiberaho. Ariko andi madini yose yaje ku ruhande ari hamwe, arwanira hamwe, ndetse banakorera hamwe, kuko bose bemera ibisa nk'aho bagatandukanira ku tuntu cyane. Twebwe n'ahantu duhura n'ayo madini bavanye Islam, nta n'ahantu na hamwe wanagereranya. Ni nko gufata inzira ijya Rwamagana ukayivuga ati iyi nzira yakugeza Amerika. Ntabwo ibintu bishoboka, kuko ngo wowe ni ibintu bihabanye cyane. Ufata umuntu wita Yesu kuri Imana ukamuvugiranya n'umuntu uzi ko Yesu ari intumwa y'Imana, urumva baratandukanye, harimo difference, nta n'ahantu duhuriye. Ariko bariya abandi madini yo, yaba Anglikani, yaba Abapene, yaba Poroso, yaba Adve, yaba Yehova, n'andi madini menshi, ayo yose ahuriye ko Yesu ari Imana, akaba n'umwana w'Imana, ahubwo bagakurira n'icyazo bagatandukanyirizwa n'utuntu cyane wenda utanamenya. Rimwe na rimwe igihe abaye nawe banasenga bimwe, ariko ugasanga wenda nuko bamwe biyemeye ku bandi gusa, ariko Islam ni imwe. Ibaze amadini yose arenga 100,000 kurwanya idini imwe kuva amadini yatangira kubaho, kuva Islam yaza, n'amadini yose ariho yose atangiye kurwanya Islam kugeza no mu ngubu. Ariko Islam na n'ubu ngubu atari Islam. Buri munsi hinjira abayoboke, buri munsi haza abayoboke, kandi iyo hinjiye 100 nta muntu kuva mu Islam biragoye cyane. Mu bantu 100 bashobora kwinjira, abantu 95% bashobora kwinjira idini ya Islam, hashobora kuvamo abantu 1% bonyine. Iyo niyo dini ya Allah.
ndetse kandi nabo bandi bayivamo baba babizi neza yuko bari mu kuri, baba babizi neza yuko nubwo bavuye mu dini ya Islam ariko naho bagiye babizi neza yuko barimo kubeshya no gushushanya kugira ngo bibonere amaramuko. Ni ba bandi bashaka kugira ngo nyine bibere kuri ino si bameze neza, ariko ku munsi w'imperuka nabo bakazavuga ati ya Allah, ibi twari tubizi nubwo twabikoraga, dukeneye ibihano, ubu nta kindi twacika uretse ko twiteguye ibihano, keretse uwo Allah subhanahu wa ta'ala azagirira impuhwe. Ariko uyu munsi ukuri kwamajije kumenyekana, ukuri kurazwi. Ese ku muntu wese ufite ubwenge ninde mutazi la ilaha illa Allah? Ninde mutazi ko Imana ari imwe? Ninde mutazi ko Imana ari imwe? Hari imwe muri kiswa twajyaga kwiga kera tukiri abana, bajyaga numva ari ntabwo umugabo ndi kubyuka neza, ariko uwo mugabo yajyaga aza akumva abantu barimo kurwanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bakamurwanya, ariko uwo mugabo ari umunyabwenge cyane, ariko nyine nawe ari umuhakanyi muri abo ngabo bose, wenda basize kwisa bamumenye. Hanyuma ngo uwo mugabo akajya abaza abo bantu atari kubundi uyu muntu ubabwira la ilaha illallah Muhammad rasulullah, ati ubundi uwo muntu kuki mwumva muri kumurwanya hafi no kumwica? Ati cyenda ndashaka kuganira nawe, mumbabarire munzanire ngewe kandi rero numve ubundi bimeze bite, bigenda gute ubundi kukiva kuki agenda avuga ayo magambo ubundi kandi twari twifite Imana zacu. Umugabo yaje kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanyuma aramubaza ati se, ati aba bantu barenda kukwica, abantu barakutuka, abantu bajya gute, bari kugambanira, ati ubundi ikintu bakoze ni iki? Ati tubwire rwose ikintu babakoze ni iki? Rasul sallallahu alaihi wasallam aravuga ati ikintu banziza cya mbere tibanza wumve aya magambo, aravuga ati kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mugabo rume ati icyo nicyo bakuziza, numva ariko uwo mwana ari wa Ibn Mughira, ni Ibn Mughira duva ni kiswai nyeruka kera cyane ko nyine ni kiswi hari. Hanyuma aramubwira ati se, kuvuga ko emeze ko nandi Imana iri kwiye gusaba Imana imwe, ibyo bintu ni ibintu byatuma abantu bakwanga bakugeza ku rwego. Turetse ko nta kindi kintu cyonyine nigisha babwira ko Imana ari imwe, Imana atari eshatu, Imana ifite n'ibindi byinshi. Niba icyo baguhora ati nicyo rwose nta kindi. Wallahi Yesu avuga ati nanjye mbaye umusilamu. Niba baguhora ko uvuga ko Imana ari imwe, ukavuga ayo magambo ameze gutyo, ngenda kubwira ko nanjye mbaye umusilamu. Uyu munsi rero hari abantu benshi barimo kuba abayisilamu bitewe n'uko batangiye kugenda bamenya ukuri. Buri muntu wese yakuze yumva ko abayisilamu ngo babaga abantu, ni igihe cy'ubujiji cy'abantu, n'igihe cya Ibrahim habaye abantu bateye gutya, abantu nyine bafite ubumenyi ku bintu, ku buryo bazaga bakabeshya ibyo bashaka. Ushobora kujya mu rusengero rw'abapantekote bakubwira ukuntu abayisilamu babaga abantu, bakakubwira ukuntu abayisilamu bafata iriya miceri barya ngo bayitekesha ngo amazi ngo y'abantu bapfuye, ngo amazi ngo bashije koza ngo abantu bapfuye, ngo bakabakamura ngo bafite ukuntu babaga ngo ariya mazi niyo bafata bakatekesha umuceri. Ikinyoma cyambaye ubusa. Ariko alhamdulillah uko isi igenda itera imbere, abantu bagenda bava mu bujiji, bagenda bamenya isi ukuntu iteye, abantu basigaye bamenye ngo kwisilamuza birindi ibi ngibi, bakamenya sekatari ry'abayisilamu. Hari igihe cyageze bakavuga ko abayisilamu aribo bantu bonyine bisilamuza. Iyo cyarageze ati abayisilamu nibo bonyine ngo bisilamuza, ngo iby'abaswayire, ngo gusilamuza ngo iby'abaswayire. Ariko uyu munsi kubera ko abantu barasobanutse, bamajije kumenya ko gusobanuka no gusiramurwa ari isuku. Uyu munsi biragoye kugira uzagende mu rugo rw'umuntu wiyubashye, umuntu w'umusirimu, kwitwa umusirimu ntago wagera mu rugo rwe gusange n'amazi ari muri toilette. Ibyo ngibyo bibaza ko ari iby'abasilamu. Ijambo Islam ubundi ni ubusirimu. Islam nk'ubusirimu bifitanye bigure cyane. Ni ugusirimu ku Islam, ubundi Islam ni ugusirimu ku Islam ni isuku. Ibyo rero abantu batarabimenya, bari bazi ko umuntu imodoka igonze umuntu yataye urufuzi yagize gute, barafasha bazingazinze bashyize mu sanduku twagiye. Oya,
ntabwo ari byo rwose, kuko uyu munsi no kwa muganga hagiye hatandukanye, ubu ngubu ibyo ngibyo byarashishikarijwe mu bantu kuba bajya kuvana umurambo kwa muganga bamajije kuwutunganya. Hari abantu bagomba kujya kuwutunganya abo bantu, kandi abo bantu bakaba ari abantu bafitiye ubumenyi. Gutunganya umurambo ntabwo ari ukugenda ufata amazi upfa gusuka ahantu hose ubonye, kubera ko uriya muntu yamajije kuva mu buzima, akwiye icyubahiro cye, ntabwo ugomba kujya kumufata ngo umwoze nk'uko nawe ugenda ukoga. Abadan, twebwe abasilamu twamarishije kubiha umurongo, kandi umurongo dukura he? Muri Qur'ani. Naam, Uislamu rero ntabwo nahereye bivuga ati Uislamu iyo haza kuba hari n'idini irwanya Uislamu, Islamu ibarazimye hano kuri no cyane gutatu tutakibuka. Iyo haba hari indi dini yarwanyirijwe nk'Uislamu, iyo dini nta nubwo ibikibukwa hano kuri no siku yabayeho, kuko idini umuntu wese ushinze idini azarwanya Uislamu. Umuntu wese uri hariya kujya kuba kamera n'ibiki byose azarwanya Uislamu. Hari amativi menshi usanga Abayisilamu ngo bagikuzimu, Abayisilamu bakoresha amadini, bamwe mu Bayisilamu ndetse twakwita Abayisilamu ahubwo bagendera mu kiganiro cy'Ubuyisilamu. Abo ngabo bashobora kuza bagakindira ibintu bisanzwe, bakajya mu bapfumu, bakajya batereka Isilamu sikitutegeka. Ni kwa kundi umwana ushobora kumubyara akakubera ikirumbu, ariko ntabwo wabaho mu Isilamu ngo uzajye gushaka ngo umuntu ngo ambwire ngo ko nzabaho, ngo umuntu ndagurize ibyo nzatunga. Ibyo ngibyo abadani, ubifitiye ububasha ni Allah. Ubifitiye ububasha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Uwo nguwo uzaca kubiri n'ibyo Allah yatuzaniye, uwo nguwo nawe Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye inzira ebyiri, imma shakira wa imma kafura. Igihe cyose uzumva yuko uri hano kuri ino si ukumva ko Allah yakuremye, uzamenye yuko igihe uzabona izuba rirenze ukabona izuba rirashe, icyo gihe uzamenye ko hari uri kubikoresha, uwo ni Allah. Hari n'abantu bakubwira ngo Imana sundi ngubundi ngo murayizi, ngo Imana sundi ngo yabwirwa n'iki, ngo Imana sundi ngo muziki iriho, ngubundi ngo nani Imana. Hari n'abahakana ko nta Mana iriho, ariko Allah babwira ati ese iyo misozi mubona ihagaze kuki? Ati ese iki kirere mubona gihagaze kuki? Ati iyo mubona izuba rirenga rikarasa mubona rindi bikoresha. Ati iyo ubona ninde? Allah kivagira ati ninde uwinjiza ijoro mu manywa? Ese ninde ufata amanywa ukayinjiza mu ijoro? Ati ibyo ngibyo ni iby'abafite ubwenge, byumvwa n'abantu bafite ubwenge. Udafite ubwenge arahakana, azagenda azayibazwa hari imbere. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala yaradutinyuye aravuga ati uzashaka azansange nzamusanga, nanjye nzatera intambwe nyinshi musanga. Ariko na wa wundi uzagenda akayoba, uwo nguwo nawe iherezo rye twaramubwiye ko ari mu muriro ubuziraherezo, kandi Allah ntago ari uwibeshya. Allah ntago ari ubibeshya. Naam, reka dusozereze kuri wenda aya magambo. Allah subhanahu wa ta'ala yabagaragu be, hari abagaragu be ngo bajyaga bavuga ngo Rasul sallallahu alaihi wasallam ngo yaratubwiye ngo ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngizajya wese ngose kuzabishaka azajya mu ijuru. Hari abantu basobanukirwa, bumvishije bakiga bagafatanya ko bagasobanukirwa nabi. Gusobanukirwa nicyo kintu cya mbere cyonyine ushobora kuba cyagutabara ukarokoka imiriro, cyangwa se ukarokoka uburakari bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikintu cyonyine cyakurokara umuriro n'ibindi byose ni uko uzamenya ko la ilaha illallah muhammadar rasulullah, ugashyira mu bikorwa. Utazashyira mu bikorwa uwo ngo biramureba. Rero nawe ngo hari abantu bitwaza uyu munsi ngo Rasul sallallahu alaihi wasallam yaratubwiye ngo umma Muhammad, ngo umma yanjye yose izajya mu ijuru. Naam, kuri wa wundi wumviye akanashyira mu bikorwa. Ntabwo we uzajya mu ijuru gutyo gusa ngo birangire aho ngaho abadan. Ngo ummati Muhammad yose izajya mu ijuru, wanjye uzajya mu ijuru ngo sindi umma Muhammad se? Abadan. Uzabikorera keretse wa wundi uzashyira mu bikorwa ibyo Rasul sallallahu alaihi wasallam yamuzaniye. Tuzajya mu ijuru nibyo, ariko twagize amahirwe tuba muri umma yasozereje intumwa n'abahanuzi. Iyi ntumwa niyo yonyine niyo dufite amahirwe menshi cyane yuko twavuga ati n'ubundi hari isi zaba nyuma yacu. Wenda hari n'abemera ko hari indi si ngo isi yongeye kaba wenda wazukira muri iyo si, ariko noneho nta yindi si zaba. Uyu nguyu turi muri ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rero uzashaka azajya mu ijuru, kandi Allah anatwereka inzira zoroshye zo kugira ngo umuntu ashyikirane nawe.
uzashaka kugendera muri ino si azabona isi, uzashaka kugendera mu by'ijuru azaribona. Inshallah ta'ala, reka tusosereze ikiganiro cyacu ahangaha kuri buri muntu wese wenda waba wafashe umwanya akaba wenda yumvisha aya magambo akaba yigomwe igihe kirahenda. Abana b'Islam rwose nanjye niba harabona ngereye nkaba navuga ibidakwiye, Allah ababarire. Ibyo ngibyo ni ibiba ku muntu aribagirwa, kandi Allah subhanahu wa ta'ala agirira impuhwe namwe bagirira impuhwe. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.